Twagiye muri ka kanya rero ko kubaza ibibazo dusanze abaturage mu kazi kabo dore amafaranga nayangaya gutsinda amafaranga kayatwara muzakira amafaranga ariko se buretse ndayagwara uko watsinze we nako ariko ndagira amanyanga gaye aha muze eko ufite imyaka ingahe 55 aha watubwira abaperezida babiri batatu bo muri East Africa ukatubwira n'abaperezida babayeho guhera mu 1990 gushyika ubu ubwo n'abaperezida babaye mu Rwanda ukatubwira ndetse n'abandi batatu bo muri East Africa nk'uko uriya yamaze gusubiza abayobozi babaye mu Rwanda haze Petero Buyoya kazaba sekana heganya guheneza ibyo nahinze nishira zahawe ngaya nguko mwabumvishe mwabana babonye uko baba bameze ni igiki wibuka mu buto bwawe wumva wibuka rutaganyura nari inguri n'ubuto wari inguri utabeshe se kubesha ni cyane Twongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Ivuko Ryacu TV online entertainment social experience nowadays that is what we gonna do right now. Aka kanya tuvugana dusanze abahinzi kuri teri ibyo barimo gukora amana zamuka uranyuramo hano turagira ngo tuganire nawe baramutse aha ngwino ukatamo hano gutse aho turi kurebana nabo murabona rero abaturage barishimye cyane cyangwa se abahinzi barishimye tubasanze mu kazi gatandukanye ni bya bindi ni na kwa kundi muri rwa rugendo rwacu hirya no hino mu gihugu nabwo twongeye gusanga abahinzi cyangwa se n'abantu ku kazi turagira ngo turebe uko bameze nuko bitwaye ubuzima bumeze bute yaba ari mu rugo cyangwa se mu kazi noneho twageze mu kazi turagira ngo rero tutarambiranye tugire abo tuvugisha mwatwemera kutuvugisha ariko ntibabuze kugira kwikorera akazi kanyu hanyuma mpere kuri Ndera uze akaba ariho mpera ariko n'ubundi ntibikubuze kuba uri gukora uvuga nta kibazo uri kwikorera nitwa Senderi Gashari zanjye ku murima urimo urakora ndi gukorera amafaranga uri gukora amafaranga ese ubu ngubu nangahe amafaranga ageze kuri angahe ku muntu uri gukora bamwe na bamwe ni 7 abandi 5 hanyuma se amafaranga murabona muri iyi minsi ari icyo ashobora kuba yabafasha ibyo kurya biraheze iyo ukoreye 5 ushobora umuryango w'abantu batanu 5 se ku munsi gishobora kugufasha mu buzima busanzwe wavuye kugikorera uretse ubugari murabyumva rero uko byifashe hanyuma rero hano muri aka kanya rero turagira ngo nubwo muri mu kazi gatandukanye hari challenge ndi kugira ngo dukorane twamaze kubyumva rero muze karameka hano hari amafaranga ikibazo gifite 500 muri kuyabona ikibazo ni 500 gituye mu Rwanda egera hano ibintu hano ndi kazaba sekana heganya guheneza ibyo nahinze nishira zahawe ngaya nguko mwabumvishe mwabana babonye uko baba bameze ku kivi baba bishimye cyane ndetse baba bari no gukorana morale nyinshi idasanzwe rero muze turagira ngo tukubaze ushobora kumbwira nta wundi muntu wemerewe gusubiza uretse umuntu umwe twahaye ijambo ikibazo ni kimwe ugahabwa amafaranga 500 akirayo
merci murakoze ariko nutagitsinda uradusubiza ngaho reba hano sasa icyo bita East Africa urakizi ikomite aha ndabyumva nubwo utabivuze neza ariko urabyumva mbwira ibihugu bitatu ibihugu bitatu biri muri East Africa yo Burundi Tanzania n'Ubuganda amafaranga wayatsinda mwumvise ko mbonye ko atwaye amafaranga ngahe 500 aha hari undi wundi wifuza gusubiza ikibazo hano nawe aha turebe ese wundi muze ubu ngubu ibyo wabimenye hehe wabimenye babivuga radio Rwanda ubwo urumva kugira radio inyungu zabyo okay amba undi wundi rero sasa ngino tugende cameraman ngwino aha uri ready mpako ka mikoro nyura hepfo utabuza abantu gukora ngwino sana ko ka mikoro hano umuntu tugiye kubaza ikibazo n'uyu gahereza uriya muntu ende hatege ende imari ya turengiriyo ngaho kishyire nta kibazo nta wicaye turi guhinga hagarara hano uva imbere y'abahinga hagarara hano wagashyizeho mbega nze nkagufasha twagiye muri ka kanya rero ko kubaza ibibazo dusanze abaturage mu kazi kabo dore amafaranga ni aya ngaya gutsinda amafaranga kayatwara muzakira amafaranga ariko se buretse ndayaguha uko watsinze we ntabwo ariko ndagira amanyanga aha muze ufite imyaka ingahe 55 aha watubwira abaperezida batatu bo muri East Africa ukatubwira n'abaperezida babayeho guhera mu 1990 gushyika ubu ngubu ubwo n'abaperezida babaye mu Rwanda ukatubwira ndetse n'abandi batatu bo muri East Africa nk'uko uriya yamaze gusubiza abayobozi babaye mu Rwanda haze Petero Buyoya oya turi gushaka abo muri East Africa abo mu Rwanda se duhereko abo mu Rwanda mu Rwanda ni nk'abangahe uzi wonzi ni Kayibanda na Habyarimana na Pasiteri Bizimungu ariwe wasimbuwe na Kagame aha batatu ababonye bo mu Rwanda noneho turagira ngo tubwire batatu bo muri East Africa no mu bihugu biri muri East Africa icyura abana bane se Magufuli wo mu gihugu cya Tanzania ariko nta gakiriho ariko yabayeho nta kibazo na Petero Buyoya avuga abegere muri iyi minsi abariho muri iyi minsi ko nabibuka umaze kuvuga umwe shaka abandi babiri bacyura abahe n'abahe ngiye gucyura umwana inkuru nziza nta gakiri ntabwo akiriho umuntu ko agiye kumbuza amahirwe bahunga umusaza ugiye kubura amahirwe kandi n'abatsindiye babiri ngaho shaka noneho reka nze nkubaza ikibazo gisanzwe nk'ubu ngubu uramutse uvuze yuko isi igiye kurangira ejo isi ikarangira ejo ni igiki wakora kugira ngo wumve yuko birangiye cyangwa se wumve ko ugiye nta kindi kintu wishinze ni ukuba narakoze icyaha utarakoze icyaha ni igiki wakora noneho cya nyuma ni ukwishyira muri Nyagasani ngakira amafaranga nawe
Urayahundi. Reka ahubwo uriya mugabo w'ingofero y'umweru aba duhereye. Aha, atira nawe. Nimuhinge. Nibahinge. Nafate mu ntoki. Ntacyo nushaka ugafate mu ntoki. Aha, ngaho tubwire sasa rero. Aka kanya ubaye wuri igiti nari ndashaka ukuntu mukuzana sibyo igiti bakakubwira yuko mu minota mikeya umuyaga ugiye guhuha kandi icyo giti kiribuze kuba kigitete kiguye hasi noneho ukavuga bakakubwira ati icyo usabwa uramanuka urakivamo kandi ntabwo uri buze kururuka ariko urakivamo urakivamo n'ururutse oya urakora ibishoboka byose kivemo wakora iki kugira ngo icyo giti kivemo nusimbuka nsimbutse nakwangirika ariko muri make icyo giti urareba biriya biti bisa naho imbobero urazizi ndazizi imbobero imbobero urakibona uko ziba zimeze noneho uhawe amahirwe yo kuvuga ati iki giti n'ubundi amaherezo nzi ko gisa naho cyoroshye aho wakijyana hose gishobora kuhagera wakora iki nagifata ku mutwe nkamanuka hasi icyo ngicyo cyaba ari igisubizo cyiza yagitsinze turakubaza ikindi kintu hanyuma u Rwanda rufite uturere tungahe Rwanda rufite uturere 30 ngaho tubwire uturi mu mujyi wa Kigali byibuze tubiri tutatu Gasabo na Nyarugenge umugabo yatsindiye amafaranga ibibazo rero twe twateguye kubabaza ni ibyo ngibyo wewe wari wazi yari yahuye nase wenda kubaza kandi wari wazi kugera n'abagore ugira uti wenda mbaza uti wenda umukinnyi wa mbere muri kwisi n'uhateze ibitego byinshi none urashaka ko mubaza mu bijyanye n'abakinnyi ningubaza mu bijyanye n'abakinnyi ugatsindwa ubwo bira biragiye wenda ntwabura icyumba okay ndakubaza mu bijyanye n'abakinnyi reka ngubaze udukurikirana radio mu bijyanye n'umupira ni nshatse kumbwira mu minsi ishize mu minsi itarenze 4 muri Afrika hari kuba igikombe cy'irushanwa ni igihe kipe yatwaye icyo gikombe ngiye kujya numva radio ntambwe ngo mubaze mu bijyanye n'abakinnyi umubaze cyoroshye ngaho rero aha noneho icyo kibazo reka tukibaza n'abandi bago tubwire iyo kipe yatsinze yatwaye igikombe cya Afurika ni muri Afurika ni muri Afurika avuze muri Afurika wewe hari yuzi cyamaye hari nisubirize oya nako wagisubize wowe gihore ubwo se ari cyo ntari nkozera reka tujye kwidagadura n'uriya mukecuru ni Senegal nkishubirije ubuntu ni Senegal niko byifashe ubwo base mwihangana ariko Senegal kuza kamuhura wala ubaze iki buretse arakubaza uti nimuhinge isani ziragera mwa isa ntago ziragera aha tubwire nimuhinga aratubaza turi guhinga nari nkuko ngwino fata mikoro yari bisanzwe reba kamukoro reka niko kabazo ka nyuma mubaza ubundi nkagenda urumva uredi gusubiza ikibazo amafaranga araza kuyabura ye oya yampa kureba koroshye ndeba koroshye aha amatora mu Rwanda yabaye aherutse kuba ya perezida yabaye ryari yabaye mu kwa kangahe umwaka n'uwa ryari yabaye mu mwaka w'2023 oya niumva babivuze ntago turi buze kubyumvira noneho hari mu kwezi kwa 7
Ukwezi kwa karindwi. Ari ku itariki Ya buceceke. 5 enye. Haruzizi. Mu kwezi kwa karindwi. Ni mu kwezi kwa karindwi itariki nizi. Hari 15. 10 urabeshya. Gusa reka tuyaguhereze nawe nkuko uyaguma ngaho atira nawe. Murakoze. So rero nakanya twari dufite two kugira ngo dusange abaturage kuri teri aho barimo gukora mu kazi gatandukanye tugira ngo tubintertaininge ndetse turebe nuko baba bameze mu buzima bwa buri munsi iyo bari mu kazi ndetse n'ibyishimo baba bafite uko mubyumvise aha ngaho ko karindwi mugashyireho yewe hinga nguko rero nuko byari byifashe nayo mahirwe y'umunsi yarahari ubwo turababwira ngo nimugire akazi keza kandi turabashimiye kuba mwatwakiriye. Murakoze yego waramutse mukecuru. Mwaramutse neza. Amakuru yawe Amakuru ako kantu kari kuvuga neza se buriya aya karimo karavuga. Ngaho rero tugusanze hano uri mu kazi nk'abandi bose ariko ngo washaka ko tuganira. Hari akantu wumva ushaka kutuganiriza kadasanzwe se? Nagaki ufite imyaka ingahe mu busanzwe? Busanzwe nanditswe nkuze. Wanditswe ukuze Ariko mfite 86. 86. Aha. Ni igiki wibuka mu buto bwawe wumva Wibuka Rutaganyura nari inguri z'uru rutoki. wari inguri? Utabeshye se? Kubeshya n'icyaha. Kugira ngo bigende bite? Nayigaga imizi yabyo tukayisekuramwo umutsima. Ubwo hari habaye iki kidasanzwe? Yari inzara. Yari imaze nk'igihe kingana iki? Yari imaze iminsi yazanywe n'imvura. Ese mukecuru utubwiye ko ufite imyaka 80 ningahe? Ni 6. Ukitwa nde? Nyanza y'u Rwanda Teresa. Nyanza y'u Rwanda Teresa. Niko Nyanza y'u Rwanda. Nk'ubu ngubu wagwa amahirwe yo gusubira mu myaka 20. Ni igiki waba wumva utakoze wakora? Icyo nakoze ni ukugira ngo nzashimishe abana banjye nzapfa rwose bisiziye batasigaye bari. Oya ndavuga muri kiriya gihe cy'imyaka y'ubutoya hari byinshi utigeze ukora. Ikintu wumva wasubira umuntu Imana cyangwa se ubonye amahirwe yo gusubira mu buto. Ikintu wumva wakora utakoze cyangwa niyo waba waragikoze wakongera kumva ko wakongera gukora n'igiki? No kwiga. Wajya kwiga? Najya kwiga. Kubera iki washaka kwiga? Kuko ndeba abantu bize pe. Bagira neza. Aha. Ngaho ngubu bagwa amahirwe yo guhura na perezida wa Musaba icyaka kanya mu ijambo rimwe. Usibye ko namubyinira nkisima. Na nubu ni wungitse. Wamubyinira gute? Tubyinire turebe uko wamubyinira. Ngayo guko rero aha.